Mwiriwe mwaramutse nizere ko mumeze neza. Mbere na mbere nshimiye abakoze subscribe kuri YouTube channel, nshimiye wowe ukora like, nshimiye wowe ukora share, nshimiye wowe wandika comment. Nukuri mbabarira ujye usiga like kuri YouTube igihe wahingukiye. Kandi karibu kuri mwebwe mutari mwagera hano muhageze uyu munsi. Nukuri mugubwe neza muri isanga. Ni kuri Life Care, ni Dorcas. Rero nongeye kubashimira cyane kubw'urukundo mugenda mungaragariza. Nukuri ntago nabona uko ndubitura. Nyemera rero ngushimire kandi ngunezererwe kuko birakwiye burya. Ugomba gushimira umuntu wese wakugiriye neza. Murambabarira mba ndi kujya ndangara none hano nakoreye hari idirishya rirakinguye none nshiduka iyo ikintu gihise nshiduka ndi gurunguruka hariya. Uyu munsi rero se tugiye kuvuga kuki, tugiye kugira gute, tugiye kwikebuka nubwo uyu munsi iki kiganiro cyari kuryoha turi babiri ariko bibaye ngombwa ko nyikora ndi umwe. Nagumya kujya mvuga ngo haraboneka wa babiri n'umwe ashobora kubwira umuntu wumva kumva utumva akarorero. Dorcas rero. Dorcas umugore mubi umunyamahane ntago ngira amahane rata ariko nayo ashobora kujyamo burya umuntu agira amahane bitewe n'icyo ari cyo. Nihangane murabizi abo twagiye dukorana ibiganiro mu nzu mbyibushye noneho rero nananutse maze kunanuka rero none nanjye natangiye kwambara nk'izindi nkumi. Nagakanzu natuyemo natuyemo ikanzu nyine nanjye niziritse nk'abandi bakobwa. Murabona atari nanjye ngomba kujya ngerageza nyine nkamera nk'abandi bana. Ubwo rero ariko nuko mba ndi mu nzu ntago nkunda kujya hanze, ntago nkunda amaboko. Murabona utuntu tw'uturibori tuba tukiriho ariko nta nicyo bitwaye umukobwa mwiza ntuwariboye. Uyu munsi rero nje kuvuga ko iki natabatindiye. Mbabarira twivuganire rate weho ubishaka n'utabishaka nushaka uze tuvugane. Ikizima nuko turumvikana mu bintu rero tugiye kuvuga. Guys, kambibariza ikintu gabo bakobwa abasore bose noneho buri wese yibonemo. Wari waganira n'umuntu umukunda cyangwa se ukicarana n'umuntu muri kuganira ikiganiro kiryoshye ariko yajya ahindukira gutyo ukikanga, yajya guhindukirira aho wicaye yajya kukuvugisha ukumva urikanze. Icyo kintu rero ngiye naravuze reka nyibabwire basi muzanyange cyangwa mu nkunde ariko nakibabwiye. Bano banjye rero muzi uko ikintu cya mbere ngo iyo wogeje mu kanwa ngo n'umuti wo mu kanwa ngo ibyo biba bihagije, kandi dusigaye turya ibintu bitari byiza. Se murabizi? Ndizera ko mubizi ko turya ibintu bitakiri byiza, bitakiri natural, bitakiri bya bintu bihingiweho. Burya ibintu waryaga ukavuga ati basi ma umubiri ibintu bizima byabaga ari bya bintu nyine wihingiye wisaruriye bidahingishiriza imvaruganda n'ibiki. Ariko kubera ibiryo turya uko wumva icyuya ku mubiri wawe kiri guhumura nabi, uko wumva iki niko no mu kanwa. Abantu banjye mu kanwa hari igihe uhura n'umushuti wawe w'umumama mugahagarana mukaganira kandi ni ngombwa ko mwegerana. Murabizi abamama duhana udushyi mugira gutya biba bikwiye, ariko yajya ajya kukubwira ikintu umwuka wonyine usohotse mu kanwa ke ukikanga ukagira ngo mu kanwa harimo ikibazo. Ugasanga umuntu ameze n'urwaye ifumbi. Hari n'ababa banayirwaye koko ni indwara umuntu atanihamagarira rwose, usanga ari indwara sinzi uko bigenda. Ariko mbabarira nkurangira umuti niba ubyemeye, niba ubikunze mbabarira nkurangira umuti wo mu kanwa rwose. Wihangane uko umara iminota irenze 10 ubumbye akanwa umeze utyo utavuga, umwuka w'umuntu uri kugenda uzamuka, bya bindi twariye ibiki byose byaturayemo ibyatwiriwemo bizamukira mu kanwa kubera ko utari gusohora umwuka. Cyangwa se mwabibonye muri cya gihe cya corona kuntu byari bimeze. Muri cya gihe cya corona uzi yuko wambaraga maske byarangiza nawe ikakunukira ubwawe kubera umwuka uri kugumya uheramo utayifungura ngo usohoke. Rero ngiye mbabarira nkubwire rwose wowe ubyemeye ubyemere cyangwa ubyange ubikunde, icyo nshaka kukubwira ni kimwe. Mbabarira rwose twiga ikintu cyo koza mu kanwa na korogati, nurangiza na Colgate ngo bayita ngo niba ari iki mama. Mbabarira mwereke korogati nziza ujye ukoresha mu koza mu kanwa kawe. Nuko ikarito yayo ntayo mfite ariko uri buze kuyibona. Iyi korogati ni nziza. Mbabarira uguriye ujye ukoresha iyi korogati mu kanwa kawe mu gitondo
ndetse na cya gihe umaze kurya mu masaa sita kuba bishoboye. Ariko njyewe ntabwo najyaho ngo mbirarireho, noza mu kanwa mu gitondo nkongera nkoza mu kanwa nimugoroba. Imana aranditse wenda mu kanwa kanjye si hanuka simbizi. Hariho umuntu uko amaze kurya ahita yiborosa, biterwa naho uherereye. Ntabwo waba uri mu kazi uri umarimo amasaha 10 ngo uvuge ngo icyo ukoze cyose urabona akanya ko kwiborosa. Ntabwo twajya nama korogate mu mashakoshi n'imiti. Koresha iyi korogate, nicyo kintu nakubwira, kandi ujye ucungana n'uburoso bwawe. Wihangane muntu wanjye, wowe ufite uko umeze mu mufuka, ntuzamarana uburoso amezi arenze 3. Mu mezi 3 ujye ujugunya uburoso, ugura ubundi. Burya uburoso nabwo bufite ibyo bubika, ugasanga uburoso bwabitse mikorobe, nawe uri koza mu menyo naho uri gushyiramo uburwayi. Koresha amezi 3 uburoso, kandi wiborose uko bikwiye. Kandi mbere yo kwiborosa, ubundi ngiye mbere yo kwiborosa, umuti harimo abawukoresha mbere yo kutiborosa. Umuti rero nashatse kukwereka korogate ya mbere nziza ni iyi ngiyi. Wowe ubishaka ubwiye korogate ni nziza cyane, ngenda yikunda. Ntago nirirwa mvuga igiciro, uzajya mu isoko iryo ryose uyirebe, nuyikunda uyigure. Ariko ni nziza, woza mu kanwa ukumva mu kanwa harakeye. Icya kabiri rero, mbere yo kwiborosa, ubundi ngiye kubera ko uyu muti uragize. Iyi miti hari ibitandukanye, hari ubukaze cyane, ari wo uyu rero urakaze. Iyo uwushyize mu kanwa, yewe hari n'igihe ucunzera mu kanwa hasa nk'ahenda gushishuka iyo udahise uwozamo mu kanwa. Bisaba ngo ukoreshe byihuse, uwunyuze mu kanwa, ubundi uyunyuguze wo gutinda mu kanwa uhita uwucira. Kandi uyu muti ntabwo ukoresha abana, biranabujijwe ko umwana uri hasi y'imyaka 12 akoresha uyu muti. Wegeze kure y'abana ndetse abatoya cyane cyane wanabangiza, ku buryo bavuga ko umwana muto niba wukoresheje ugomba kwirukira kwa muganga. Ubwo rero woweho bari igicupa cyikubise hasi ejo bundi ndi koza, uhita ujyaho hano inyuma. Kubera kuntu ukaze rero ari byo mbabwira, hari ukuntu iyo umenetse hano inyuma uhita uza ukifata ubwawe ugakomera ukuntu. Uyu muti ni mwiza. Igihe cyose ugiye kwiborosa, banza usuke agati gakeya ku icupa, ushyire mu kanwa, unyuguze hirya no hino. Bizagufasha kutanuka mu kanwa, koko ikibazo cy'abantu banuka mu kanwa kirahari. Ngenda cyumva cyane pe, ndacyumva, nkunze kucyumva. Ntago kandi biranagora. Burya hari ikintu wumva ku muntu ugahita umubwira ngo ikino, ariko kubwira umuntu ngo uri kunuka mu kanwa, nawe byimagine umuntu abikubwire. Byimagine umuntu abikubwiye, byakubabaza kurusha iki. Ihangane rero kugira umuntu abikubwire. Burya rero mw'abantu mwe, YouTube ziri kwigisha ibintu byinshi. Ikintu cyose wumva ukeka atari ko byashoboka ko iki kintu ushobora kujya hanga nkagisanga, jya kuri YouTube ugende wiga icyo kintu, ugende ubaze ni igiki wakoresha igihe uri kunuka mu kanwa. Ubwo rero iki kintu ndakwinginze, mbabarira weho turi kumwe, we tugendanye muri rwa rugendo. Umuti na korogate yo mu kanwa n'uburoso byibura amezi 3, ntibikagucike, ntibikakuva iruhande. Jya wihangana, wiborose, unyuze umuti mu kanwa. Kandi uyu muti ntukawurekere mu kanwa umaze kwiborosa wonyine, bisaba ngo uhite unyuzamo n'amazi, kuko urakaze cyane, wajya ugushishura, ariko utuma mu kanwa kawe hatanuka. Mbabarira, ujye ugura uyu muti woze mu kanwa, unyuguze mu kanwa. Bizagufasha, bizatuma abo muri kumwe utababongamira, kandi nawe ubwawe wumve kuri safe. Ahantu hose wumve kumeze neza, ntabyo kuvuga ngo uri kwikanga cyangwa se abantu muri kumwe bari kugutekereza ukundi. Kuki mutuma abantu babatekereza nabi? Ngiye rwose mumbabarire, narababwiye ngo ikintu cyanjye cyose cyiza nzajya nyereka abakunzi banjye. Dore umuti niwo nkoresha, murabona aho ugeze. Na korogate ni iyi ngiyi nkoresha, ikarito nizo nataye, ariko mba mfite imanitse iri hejuru mu kanuza akayisuka. Nkagira n'indi yo kuvuga ngo ishize, nkunda kuba mfite nk'eshanu, kubera ko twe turi benshi mu nzu kandi tugomba kugabana. Ubwo mba mfite nk'ebyiri. Mbabarira rwose, wige kugura korogati n'umuti mwiza wo koza mu kanwa. Bizagufasha, bizafasha n'abo mubana muri sosiyete hirya no hino ku isi hose aho uhurira n'umuntu. Ntabyo kuvuga umuntu ngo nivuga vuba ugende, ngo nivuga vuba uvuye aho. Uzi uko umuntu hari igihe umuganiriza akajya yumva yakubwira ati we bugiye, ariko ukabura uko ubimubwira. Rero ihangane, ujye uborosa mu kanwa, ukoresha umuti, wiyiteho. Ntuti tujye dusa neza ku mubiri, duse neza ku myenda twambaye, niwegera umuntu asanga uri kumunukira. Oya pe, ibyo biba bikabije, biba bisuzuguritse, biba biri weird. Mumbabarire rwose, duhindure imyifatire yacu, bigiremo uruhare, nanjye mbigiremo urundi. Ntago nyishaka kubatindira rero. Uyu munsi wa none ndibaza aka karakaganiro gatonya, kandi nizere ko buri wese uri bukabone biri umunezeza.
ikindi wumva cyose washaka wanyandikira muri comment, ikintu cyose wumva ushaka kwiga kuri ibi byose tuba turi kugenda tubereka wazanyandikira muri comment nkagusobanurira, byazabafasha nanjye bikamfasha. Ndabakunda, nababwiye ko natazabatenga, ntago nzajya mbatindira, kubita rimwe mpita mbakubita akaganiro karyoshye kandi karimo ubwenge. Ugomba kugenda umenya ibintu by'ubwenge, tukabyigishanya, wowe ukambwira nanjye nkakubwira, bikamfasha nawe bikagufasha. Nicyo kintu mura mbifuriza, kugira ngo tumenye ibintu uko bigiye bitandukanye, bizagufasha kandi nanjye bimfasha. Ubwo rero ni ukuri umbabarire ku muti wo mu kanwa rwose, wihangane muntu wanjye aho uri. Ndazi neza ko twikunda, turikunda, ko kutikunda wagenda ukinaga ugapfa cyangwa ukaniyahura. Niba wikunda rero wiyitaho, wumva ushaka kugaragara neza mu bandi, igakwiyitaho muri byose, guhera ku mubiri kugeza n'ahandi hose utekereza. Nanjye mba nagerageje, wenda simbizi, noneho naje n'imbere yanyu ntagafasha ibere gahari, ariko mumbabarire. Bye, I love you, ndabakunda, mukomeze munyereke urukundo namwe.